Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Sema haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amajwi yacu yasarayeho. Tuzamure Imana tuyihe icyubahiro twese, n'abari inyuma tuzamure cyane amaboko. Muze muzamura amaboko nyine nyakuzamura. Muzamura nyakuzamura. Twikirize cyane haleluya. Igiterane kiza kiba cyiza kikiri mu mawazo. Jewe niko nza mbona. Ariko umunsi wa nyuma wo gucumwera abantu bakunda igiterane uzawumva gutandukana biremera cyane. Ariko Imana yaduhaye igiterane cyiza ihabwa icyubahiro. Abantu b'i Kamembe mwese mwagize neza gutekereza hamwe n'ubuyobozi bw'abayumbe kuduha amakutano. Imana ibahe umugisha. Hari umuntu uri muri Australia wasabye indirimbo, abantu ko baradukurikira hirya no hino. Uri muri Australia wasabye indirimbo twaririmbye umunsi dutangira ivuga ngo Ese ukura w'ibyaha byazaye yarabonetse muri iwe Mana w'Imana watange ku bwacu ishimo atari ishimo ishimo cy'amarira Ibyaha by'abari mu isi yarabonetse kuri uwo niwe Mana w'Imana watange ku bwacu. Tanga igishimo we, tanga igishimo cy'amahari. Yes,
by'ukuri asabye Imana ubwenge kugira ngo sinitokeze cyane, ariko nimumbabarire mvuge rino jambo. Turuzi uko aba bene data n'abariya bene data bafite ubutumire twabahaye kugira ngo bazoze mu giterane. Uku abakristo tuganda isaha dufite ubutumire ko tuzobana na Kristo. Murabona naje mbere, ariko se ubutumire bariko bacungana nabwo kugira ngo batazica itariki. Ubwacu tubitse aho none twabwandaritse, aho none abatabuzi ntibabuvongereye, aho none abatarabimenye amakuru we ntibabukandagiye, ariko burabitse mu cyubahiro cyawe. Komeza, Imana iduhuje. Haleluya.
ibiganza byacu hejuru. Ai amasi yawe hose ai ziko kasaza amagara ai amasi Amashyi menshi cyane.